Ndabasuhuje mu izina ry'umwami wacu Yesu, mugire amahoro ava ku Mana akomeze aganze mu mitima yanyu. Kuri iyi nshuro ndashaka kubaza ikibazo ariko tunakiganiraho. Ikibazo kivuga ngo ikimenyetso 666 gihurira he na Illuminati. Akenshi iyo twumva Illuminati ntitwumva ibyo ari byo, kandi niyo twumva iki kimenyetso cya 666 rimwe na rimwe ntabwo twumva aho gihurira n'ijambo Illuminati. So rero nibyo bintu nshaka kugira ngo tuvugeho, hanyuma nshimira mwebwe mwese mwadukandiye subscribe. Imana ibahe umugisha. Hanyuma namwe mu bikora tubahaye ikaze kugira ngo mwese mujye mukomeza mwumve izi nyigisho zacu, kandi ndabizi neza ko uwigisha n'uwigisha wa twese tugabane. Bihurira he? Ni byiza ko tumenya kugira ngo tubone n'ibindi bintu dukora. So nimwe mudutera imbaraga. Iyo tubonye ibintu byacu mwabibonye, bituma turushaho gukomeza gukora ubushakashatsi, hanyuma tugashaka n'ibindi bintu biruseho. Imana ibahe umugisha. So rero ijambo Illuminati iryo ryo twarivuzeho kenshi, niba utarabikurikiranye subire mu biganiro byacu twakoze. Ijambo Illuminati riravuga ngo ni umuryango w'abamurikiwe, ni umuryango wo mu ibanga ukorera mu mwijima, ariko ukitwa ngo ni abamurikiwe. Hari abantu bavuga ko Illuminati uturuka ku bantu b'inditi babayeho kera, abo bitangwa n'aba elite cyangwa se inditi, abanyabwenge bakoranaga na yari amakaminuza akomeye ya Harvard, na yari amakaminuza Oxford n'andi y'inditi z'abanyabwenge, ariko ni umuryango ukorera mu ibanga, kandi tutabura kuvuga ko abenshi ari umuryango wa gishitani. Akenshi imitekerereze yabo n'imikorere yabo ni ibigendeye ku bwenge bwabo no ku mitekerereze yabo kurusha kwishingikiriza Imana. So rero iyo twumvise ikimenyetso 666, cyo ni ikimenyetso dusanga no muri Bibiliya. None ukibaza ngo ikimenyetso 666 gihurira he na Illuminati? Hanyuma munyemerere wenda mvuge gake ku mateka. Iyo dusomye mu gitabo cy'Itangiriro hatubwira ko umugabo bita Nimurodi. Uyu Nimurodi bavuga ko ngo yari umuhigi w'umunyamaboko. Amateka avuga ko ari we muntu wa mbere watangije imico n'imigenzo y'ubupfumu, kuragurisha inyenyeri. Niwe muntu wabitangije n'ibindi bisa nabyo, kuko niwe tangiro rya kwigomeka ku isi. Icyo gihe Imana yari yarashyizeho isi, kandi yari yaduhaye amabwiriza agera kuri 3: mugende, mwororoke, mugwire, mukwire isi yose. Ibyo ni ibintu Imana yari yaravuze, ariko Nimurodi we afata abana bakoraniriza hamwe. Ibyo gukwira, kugwira no gukwirakwira isi yose we ntiyabishaka. Ashakaga gufata abantu kugira ngo abashyire mu gatebo kamwe, hanyuma abayobore, abamanipire, kandi ahinduke nk'Imana yabo muri bo. Hanyuma ibyo byatumye yubaka umunara. Uwo munara bitaga Babeli. Uyu munara bitaga Babeli waje guhura n'ishyano, kuko Imana yaraje irawutembagaza. Hanyuma icyo gihe Imana itanga indimi zitandukanye. Ubushakashatsi buvuga ko Imana yatanze indimi zirenga 70, zigera kuri 70. Turabizi ko ku isi hari indimi nyinshi zitandukanye zigera ku 100, ariko Imana yatanze indimi 70. Burari indimi zimwe na zimwe zagiye ziva mu rundi rurimi. Urugero wenda ni urugero nk'Ikirundi n'Ikinyarwanda. Ubu usanga ko ururimi rusa naho ari rumwe, Rundi, Kirundi, Ikinyarwanda, Ikinyamurenge. Ubu usanga ko ururimi ari rumwe, ariko ukagira ngo ni rumwe rwagiye ruvamo izindi ndimi. So ibyo ntabwo tugiye kubitindaho, ariko nyuma y'uko Imana itembagaza uyu munara witwaga Babeli, bisobanura ngo irembo ry'Imana imwe, yahise yubaka indi minara igera kuri 6. Ubwo umubare 6 ya mbere irabonetse. Yahise yubaka iminara igera kuri 6, ayubaka mu cyitwa Babuloni. Babuloni yafashe imijyi 2. Yafashe umujyi bita Uri ndetse n'umujyi witwa Babeli, arangije arabihuza ahita yita Babuloni. Babuloni rero ni umujyi yahise yubakamo iminara 6 yo mu buryo bwo kugomera Imana. Ubwa mbere yubatse umunara urasenyuka mu buryo busa no guhangana n'Imana, yahise yubaka iminara 6.
So hari umunara wa mbere reka nze mvuge wenda nk'iminara itatu, indi tuzaba tuyivuga. Hari umunara wa mbere, uwo munara bawitaga ngo ni inzu ihuza ijuru n'isi. Uwo munara wabaga ahantu bita mu gace bitaga ngo ni Larisa. Hakaza umunara wa kabiri bawitaga ngo ni inzu y'abayobozi barindwi b'ijuru n'isi. Uwo munara wabaga mu gace bitaga ngo ni Borisipa. Noneho hakaza umunara wa gatatu bawitaga ngo ni inzu y'umusingi w'umufatiro w'ijuru n'isi. Uwo munara ukaba warabaga muri Ashuri. Hanyuma ndakwibutsa ko Nineve yari umugwa mukuru wa Ashuri, kandi Nineve yari ipfundo ry'ibibi byose byabayeho mu gihe cya Yona. Murabyibuka Imana imutuma kujya Nineve kugira ngo aburire uwo murwa wari wuzuye ibyaha n'ibigirwamana. So hari n'indi minara rero itatu yindi wenda tutavuzemo, ariko icyo ugomba kumenya gikomeye ni uko Nimurodi yubatsa iminara itandatu. Iyi minara itandatu ashyiramo ibigirwamana bigera kuri bitandatu. Hariho icyo bitaga Nego, icyo bitaga Aku, icyo bitaga Beri Maraduki, icyo bitaga Isigara, cyangwa n'icyo bitaga Itiminake, n'ikigirwamana bitaga Nebo. Urumva ni ibigirwamana bitandatu. Hanyuma muri ibyo bigirwamana bitandatu yimika n'abatambyi batandatu bari bahagarariye idini ya nyina yitwaga nyina yitwaga Simiramisi. Urumva yari nyina akaba n'umugore we yari nyina akaba n'umugore we, ni ukuvuga ngo ni umwana washakanye na nyina. Baje kubyarana umwana bitaga Tamuzi. Wenda ibyo ntabwo ngiye kubivugaho cyane, ariko iryo dini ryabo bashinze ryari rihagarariwe n'iminara itandatu n'abatambyi batandatu ndetse n'ibigirwamana bitandatu. Iryo dini bagitaga Babiloni ya Ministry, cyangwa se bakabyita idini ry'abavangiwe, ya Babiloni ya Ministry, cyangwa bakaryita ngo ni idini ry'abavangiwe. So rero Illuminate bituruka ku inshinga bita elite. Ibyo bintu nabivuze, byari itsinda ry'incabwenge zavumburaga. Sinzi niba ibi bintu mwabyumva neza. Na hano ndimo shaka guhuza Illuminate ni umubare 666. Deja umubare 666 wabonetse. Icyambere harimo ibigirwamana bitandatu, harimo iminara itandatu, harimo iminara itandatu. Iyo minara itandatu irimo ibigirwamana bitandatu. Iyo minara itandatu ihagarariwe n'abatambyi batandatu. Urumva bibaye 666. Hanyuma ku cyitwa Illuminate nacyo, Illuminate bituruka ku nshinga iyo bita ngo ni elite. Ibyo twabivuzeho. Hanyuma elite zari incabwenge icyo gihe zavumburaga, ari nabo bubatse umunara w'ubwigomeke witwaga Babeli. Urumva abitwaga ngo ni Abakarudaya abo bitwa ngo ni ba elite. Abo ba elite nibo bivumbuye, biyomeka, bafata uyu mugabo bitaga Nimurodi, bumvikana kubaka umunara bitaga Babeli. Hanyuma izo nshabwenge zapfobeje Yesu, kandi Yesu urumva hashize ibinyagihumbi by'imyaka myinshi Yesu ataraza, ariko bari baramupfobeje mbere. Bamupfobeje gute rero? Bafashe ibuye, bafashe itaka, icyondo, bacyubakisha mu cyimbo cy'amabuye, kandi Kristo ari we buye rizima byanzwe n'abantu, kandi ku Mana byaratoranijwe. Petero wabyandika aravuze ngo ibuye abubatsi banze. Abubatsi bari bande? Bari abo bantu bita ba elite, inshabwenge. Aba bantu bari abanyabwenge cyane, nibo bavumbuye ibintu bitandatu. Bavumbuye ibintu bitandatu by'ingenzi. Aba bantu bavumbuye icyo bita astronomy, hanyuma bavumbura icyo bita histoire, bavumbura icyo bita science, bavumbura icyo bita philosophy. Ni nabo bantu bavumbuye icyo bita mathematics. Icya gatandatu bavumbuye ibintu bijyanye n'imyubakire igezweho, construction. Ibi bintu uko ari bitandatu, izi nshabwenge nibo bazivumbuye. Umubare wabo rero bakoreragamo wari umubare gatandatu. Urumva no mu bintu bavumbuyemo ibintu bitandatu: astronomy cyo kimwe, histoire bibiri, science bitatu, philosophy bine, mathematics bitanu, imyubakire igezweho icyo bita construction ni cya gatandatu, izi nshabwenge zavumbuye. Hanyuma urumva ni nabo bantu bafashije Nimurodi kubaka iyo minara yindi uko ari itandatu. Ibyo byose babikoreraga iki? Bwari uburyo bwo gusa naho
barwanya Imana, bwari uburyo bwo kurwanya Imana, bwari uburyo bari barakoze kugira ngo barwanye Imana cyangwa se barwanye imyubakire Imana yari yarashyizeho, yari yaratwubatse nkatwe. So nibo zari incabwenge zabayeho. Rero uyu mubare 666 urahura neza n'ikintu bita Illuminati. Illuminati rero ikora muri uwo mubare, kandi uwo mubare ukora muri Illuminati. So bimwe mu bintu bimwe mu bimenyetso bya Illuminati muzabonamo triangle, muzabonamo 666, muzabonamo ijisho, n'ibyo bindi wenda ibyo tuzabigarukaho ubutaha. Ariko ibyo byose n'ibindi bintu n'iby'amahembe y'intoki, uburyo bwo gukora amahembe y'intoki, bazamura urutoki rumwe rw'agahera na uru rutoki rwa barwita mukubita rukoko niba ntibeshye, simbizi, sorry, urw'agahera n'urutoki rwa mukuru wa meme niba mbyibuka neza. So muraza kumfasha. Abahanzi bajyaga bakunda kubikora, bagakora izo ntoki zombi, bavuga ko ari uburyo bw'amahembe. Ibyo bindi tuzabigarukaho, ariko umubare 6 ni umubare wazanywe n'abo ba elite bavumbura ibyo mu astronomy, bubaka iminara 6. Uyu ni umubare bakoreyemo cyane muri icyo gihe. So hari ijambo rero riboneka mu gitabo cy'ibyahishuriwe Yohana, igitabo cy'ibyahishuriwe Yohana 13 niba ntibeshye, 13 ku murongo waho wa 18. Ni igiki havuga? Hari ijambo rivuga ngo aho niho ubwenge buri, ufite ubwenge aba ari umubare w'iyo nyamaswa uko ari umubare w'umuntu, kandi umubare we ni 666. Imana ibaha umugisha, Imana ibaha umugisha, ineza y'Imana ikomeze ibabeho, mube mu buntu bw'Imana. So ntimugakurugwe n'izi mbaraga. Umubare 666 ni umubare wifashishwa n'abantu bagambire kurwanya Imana. Natwe Imana ntigasebe duhari, mubwibwe neza, muhabwe umugisha n'Imana. Mwari kumwe na Pastor Musafiri. Ubuntu n'amahoro Imana itanga bikomeze bigwire muri mwe. Shalom, shalom, shalom.